zishyari riri hano ugirwaho ishyari urabibona ko wagiriwe ishyari ngo ishyari gusa hano byonyine ubona n'ibihumbi 50 uwaburaye akagutega akakuniga nijoro cyangwa se watetse akanyama yahumurirwa ati kwa runaka batetse inyama abantu baneka bakamenya n'ibyo abandi batetse hano hari jaruzi idasanzwe. Hanyuma nubwo wagarutse ko twakwiye kuvuga ko warongoye umugore wawe waramusize gute yari afite iziye emotion ko waruje kumusiga? Umugore wanjye ntabwo nari musize gutyo gusa ko nari kugerayo kajya abona $1 uko nakoze nyina musukumye $1. Okay, uko yenda kose n'ubwa mbere ugeze ku kibuga cy'indege n'ubwa mbere ugiye kwinjira mu ndege reka duhere ku kibuga cy'indege noneho nakaye kantu gashya wabonye kumva kare gutunguye kantu gashya nabonye mu ndege ku kibuga ntabwo nitegereje uko nari mfite haraka ariko icyanangaje mu ndege nasanze harimo toilette harimo toilette haba harimo n'idamashi kirakito n'akabyeri kuki no utafasha akabyeri mu ndege ugasohoka ukajya gufatira hanze? Baravuze ngo twebwe ntabwo twemerewe gufata byeri ngo kiretse ufite ibiceri kandi twebwe ibiceri barabitwaka urira indege nta giceri cy'icumi ufite nta n'ikintu kimwe ufite nta kintu na kimwe uretse akabaga karimo uburoso gusa n'utuvuta. Hanyuma abantu bari bakwiteguye muri Amerika bavuga bati welcome ya kaye ni USA ni cyo wabwira uyu munsi? Uke bihangane rero Imana nibishaka bazambona kandi nitabishaka izabireke nta byo guhendahenda. Reka tugaruke ku bukwe bwawe tugenda dushishamo tuganira n'ubundi ku rugendo rwo kujya muri USA rwabaye urugendo rutarangira. Hanyuma ubukwe bw'abantu ru claiminga ngo ese ubukwe bwabaye mutajya ku murenge ngo mufite gahunda cyane bimwe byanyu? Uke byo ku murenge ndacyari kubitegura kandi kujya ku murenge ntabwo ari agahato kuko imyaka turayujuje tugomba no kubana mu buryo butemewe n'amategeko ikibintu washwana na mugenzi we. Ndamubona yakamwana hanyuma mbwira ukuntu video yabaye excited nka manager wawe yumvishe ngo yakamwana yagarutse ndongera ndamufashe mu biganza byanjye cyangwa se yishimye bingana. Video yaravuze rwose mwarimo mwariye umukinnyi ariko kubw'amahirwe muramugaruye yarishimye cyane ubu ndacyari muri paparazi ubutumwa bugufi. Ndacyari muri paparazi. Ejo nabonye video muva muri honeymoon mwagiyemo he? Twari turi mu Montana twanze gukorera hano i Kigali kurabona hano i Kigali amamodoka urusaku bagenda bateshura twigiriye mu ntara turi gisi nge na madamu turagaruka madamu yanguriye n'imodoka. Hari amakuru avuga ko ngo gukorera umurenge hano mu Rwanda byari byanze mwari mugiye kuwukorera muri Kongo hari nayo ndege wafashe ariko bikaza kwanga byo wabivuga wiki? Ayo ni amagambo y'abantu twari tugiye muri honeymoon amavideo arahari twari Montana. Hanyuma abandi bantu bavuga ko ubukwe wakoze ari ibihuha ari filime wari uri mukina cyangwa se ibiki abantu bumva ari neza bakwifuriza bo nta kintu bavuga ariko abantu bavuga ngo ni ibihuha babona ngiyewe yakamwana ndi suga ku buryo ntarongora abarongoye se bandushe ahubwo bagabanya amatiku bazaze bansura iwanjye barebe uburyo mpagaze. Iki nabonye barasuye Samsung ibintu nk'ibyo ngibyo. Samsung we gutinya kubivuga niko tumwita tumwita Eric ariko ubundi muri movie tumwita Samsung. Hanyuma abonye ari cyo murusha andusha umuryango munini ariko afite abana ariko nanjye mu minsi iri imbere ndaba mbafite. Urumva utazarenza nk'abangahe byibuze mu mitekerezo yawe? Nge nzabyara abashoboka bo nzashobora kubyara nzababyara imyaka 60 kibyara ibana mbafite kabisa. Bya bindi byanyu kubya ngo ntuzarenze 3 nzababyara mbamena aho ngaho nyinzuka uzabona icyo bareresha yaka nzababyara nabo bazikoca nzababyara bihigire se birande uzabyara bihigire niko bimeze. Uzareka guhigira nk'umwana ageze ku myaka ngahe? Okay ni ukuvuga ngo umwana utangiye kumenya kwahira azagenda ajye mu nka yahire ibiraka birahari abafundi barakiki none ko cyumva kuko wabayeho ariko umwana we yabaho uzashobora kwigazi
nzamwishyurira uzananira nubwo azakomeza ajye kwihigira. hanyuma biriya bintu byaho kujya muri Amerika byangiye umeze nk'umuntu wagize ihungabana, umeze rwose nk'umuntu nta gacupa ntaki, byagusigiriye asamo ubundi. ngewe ibyo kutajya muri Amerika ubundi bangaruye inshuro nyinshi, ntahungabana n'ubundi nari narabyikuyemo, nabyakiye nk'ibisanzwe, ndabimenyereye kugenda bakangarura, ni ibintu menyereye rwose, ntacyo byantwara ibyo ngibyo. ndabona Kamuhanda havuzwe inkuru nyinshi cyane, ariko uyu munsi yaje kubibwira ukuri. Yagiye muri Amerika ntiyagiyeyo, yakoze ubukwe ntiyabukoze, yagiye ku murenge ntabwo yagiyeyo. Ukuri kose muraza kugenda mukumenya gake gake. Hanyuma umugore wawe yavuze icyo abonye ugarutse. Umugore wanjye yarishimye cyane ngo n'ubundi wari unsize, wenda wari kuzahura n'abandi, ariko kubera Imana, buri Imana yanze kudutandukanya. Buriya kujya no muri Amerika ugasiga umugore nanone ntabwo ari byo. Ushobora kugera muri Amerika ugahurirayo n'indaya zindi, ukararuka ukaba ugiye mu ndaya kandi umugore wawe waramusize hano, cyangwa umugore wawe kwihangana bikamunanira, hakagira umuntu umwinjirira akaba amubyayeho umupeti, ugasanga ni za nduru. hanyuma abantu nyine bamwe barishimye babonye waragarutse ngo Kamuhanda aragarutse, ubona n'ugenda uzateza ibihombo byinshi ku bakinisha amafilme cyangwa se abantu bakora ibiganiro byo kuri YouTube. ngewe kugenda ningenda nzabyakira, nintanagenda nzabifata uko nguko, nabyo kuba ngo mbyishyiremo cyane ngo nzajya muri Amerika, no, ningenda nzagenda, ninagenda sava. nuko nyine. buriya wowe nuramuka ugiye bya bintu byo gukunda inkumi, ubona nta nkumi yazi ikaba yatuma wibagirwa Keza? birashoboka, ariko ngewe kubera gukunda Keza cyane ntabwo byapfa gushoboka. ariko wajya ukunda abakobwa benshi batandukanye tujye tubibona. nakunze abakobwa benshi batandukanye, ariko Keza we yaranyuze, anyuze umutima kabisa. nk'imitoma ibiri twumva. mitoma ibiri se? nta mitoma namutera ko ari uwanjye, se nimuterera mu ishuka. turi muri kuvureri. hari umuntu wateye comment aravuga ati ya Kamuhanda nashaka areke kuza muri Amerika kubera yuko ntazahashobora. uwo muntu wamusubiza iki nk'umukunzi w'intashyo? aba muri Amerika yateye comment ngo ntabwo nashobora muri Amerika. wese yahashoboje iki? andusha iki se? ni amashuri se? muri Amerika bareba amashuri, bareba igihagararo, bareba iki? ubwo ni ubugambo. njye sinyagendera ku bugambo bw'umuntu, akomeza ibigambo bye. ahubwo nagira amahirwe nkamusangayo, hari igihe nzamurusha n'akazi keza kandi yarantanzeyo, bitewe na discipline. ufite discipline nyinshi. yes. muri discipline cyambere ni discipline avant tous. discipline uranyibutsa wenda kuvuga ngo njye ndi indiscipline totale. ibyo ngibyo mba nitwikira nyine kugira ngo nsetse abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda bose, n'abari Zanzibar nahe hose ku isi yose. ariko ngewe uruzanare mu bantu bagira discipline ni nge wa mbere. uribona nko mu myaka 10 iri imbere, ko abantu bakora ibintu bavuga ati njye mu myaka 10 iri imbere nzaba ndi cyamamare kuri uru rwego, wowe uribona mu myaka 10 iri imbere? imyaka 10 iri imbere rwose ntabwo uzi ibizaba biri mu myaka 10. ntabyo nubwo wambwira ngo ejo bizaba bimeze bite, ntabwo namenya ibyo ari byo, ko nshobora no kuzapfa ejo nangwa ejo bundi. njye nakubwiye yuko icyo nsigaje kuri iyi si ari ugupfa gusa, nta yindi mission mfite kuri iyi si, ntacyo nteganya except to die. ushaka kubyara abana bangana n'umusenyi, ni uguteganya, nabyo hari igihe bitashoboka. hano kuva urugendo rwo kujya muri Amerika rwapfa, abanyamakuru mukunda gukorana cyane, navuga wenda nka Manibu, nkavuga nka Yago, ntabwo baraguhamagara ngo bakoze impamvu utagiye? ntabwo barahamagara ngo bambaze impamvu, ariko nta nubwo ari ngombwa. bariya ni abanyamakuru, bajye basaba amakuru ari ngombwa, naho kwinjira mu buzima bw'umuntu it is not okay. cyangwa kiri impressive cyangwa se isa nkaho kiri excited n'abaye abanyamakuru batanu hano mu Rwanda, uhura nabo ukavuga uti twese abanyamakuru ndabishimira, banankorera n'umuti?
mbo uwa mbere ni wowe, uwa kabiri ni Manibu. kugira ngo uvuge amazina uko yakavuga amazina we vuga ngo ni wowe uvuga amazina. Mbo uwa mbere ni wowe Janvier Masisi. Umunyamakuru wa kabiri uniryohereza ni Manibu, ariwe wantunze kamera bwa mbere hano mu karere. Uwa gatatu ni Yago, ariko Yago atangiye kujya yifata nabi. Niwe wa gatatu, abandi ni bandera. Abandi baza nyuma yaho. Ni ikibazo mu buzima bwawe uzabazwa n'umunyamakuru kumva kiguteye umujinya ukanga no kugisubiza, hari icyo wibuka? Mbo umunyamakuru ukunda kumbaza utubazo nkumva ntabwo turi kungera kuri nuriya kuri ntuza, ukunda kubaza utuntu tutari correct ukuri yawe TV. Kunda kumbaza utubazo niyo postinze video y'ubukwe bwanyu. Ariko hari utubazo ababaza ukumva ntabwo byerekeranye. Nshaka kumbaza ibibazo biri mu nzira zisobanutse. Mbese nk'iyo ugiye kubaza umuntu ngo wowe na madamu wawe ngo mushuka byari bimeze gute, abashaka kumubwira uko byagenze mu buriri, icyo nakora ikibazo wabaza umuntu. None se ngo wasanze ngo ari isugi, ibyo ari ibibazo wajya kubaza umuntu. Ahubwo se we umugore we yasanze ari isugi, bajye babaza ibibazo bifatika, pana kubaza ibibazo by'amafutifuti. Niba wabuze ibyo ubaza no kuri nuza uriya wo kuri 3D TV nawe ajya abaza ububazo bw'amafuti, nawe ntabwo azi kubaza. Ubundi hari abanyamakuru babaza ukabona koko ibintu yinjiyemo abyinjiyemo vuba rwose akiri gushakisha. Ngewe umunyamakuru ubaza ubusa wa mbere si uraho kuri 3D TV bazamwigishe kubaza. Nuriya wo kuri ntuza wo kuri yawe TV ego abaza neza mu gake, ariko nawe ntabwo biraza neza, arasitasita. Abo nibo bantu bashakisha. Abanyamakuru babaza neza. Umuntu mbaza iyo ntasinze nkumva biri gucamo Manibu. Nawe Janvier nawe umbaza fresh wumva biri gucamo. Na Yago nawe ambaza neza. Ariko amarangamutima ntabwo ari kuvuga ngo ni uko uhari. Nze sinkubwiye abo ngabo ngiye bambaza utuntu tw'amafutifuti, ngewe ntabwo njya mbeshya mvugisha ukuri. Hari abanyamakuru rwose niba ari bwo baba bari kwiga kubaza. Hari undi wo twize gukorana interview uriya wo ku Gasaro TV nuza Sandrine, no we yigeze kumbaza, arambaza ndamusubiza, arayinze abwira cameraman ngo ubuse nongere mubazikira kawe nyumvira. Umunyamakuru muzima ubwo abayabuze icyo yakubaza ibibazo wamusubije, ahita abaza cameraman ngo ubuse nongere mubazikira. Kanyoro se wavuga ngo ni umunyamakuru. Hanyuma yakamara mu nyamaswa ziri ku isi ukunda izihe nyamaswa? Kuko abantu bagira inyamaswa bakunda gukunda inyamaswa zo kurya se zo korora. No, nyamaswa zo korora cyangwa se niza mu ishyamba zitororwa. Zo mu ishyamba zitororwa. Nyamaswa nkunda inuma. Ubu yakamara yaza kuvuka ari piju yari kubyishimira. Nyibera inuma. Hari ikibazo se nkajya nguruka nanjye. Inuma barazirya. Nanjye bakana abazungu bateka inuma. Inuma iranaryoha reka. Sinoneho inuma y'ishyamba. Yayiriyeho da. Inuma y'ishyamba ntabwo ari inkware ni inka. Hari inuma y'ishyamba n'inkware biratandukanye. Inkware wayiriyeho. Inkware nayo nayiriyeho. Inzoka ntabwo ndayiriyaho. Cyakora imbwa yo nayiriyeho. Imbwa iraryoha. Imbwa nta nubwo wiri guhikarangigira amavuta yayo buriya, kubera iba yarariye inyama nyinshi bayifitiye amavuta. Yimeze wari mbise se ko utayikaranga wayiri itogosheje. Urayitogosa gusa ugakatiramo igitunguru, ubundi ugakubita kawunga hariya. Bana ndakubwiye ngo azuzareyaka uri sari none imbwa kwirutsa burushete
nta yindi burushete wazongera kujya wiririye rumangabo nta n'umunyu ushyiraho iba yifitiye umunyu wayo wiririye rumangabo rumangabo ntabwo mpazi janvier mbabaye kuko ni muri Kongo niho twavuye twese none se wiririye ko mu Rwanda batarya imbwa rumangabo se bateka imbwa none wiririye he nzi abantu bose bavukiye rumangabo barya imbwa wiririye he rero nahiririye igoma hano hepfo ahandi igoma hariya mu birere wowe binse ko ari imbwa nari mbizi ko ari imbwa ariko nyewe ntabwo nahiriye bayitetse zimwe barazitetse izindi barotse njye nariye kuzokesha ukagishitura imbwa neza ngoda imbwa iraryoha burushete y'imbwa iruta n'iy'ihene hakiya mungu twahoraga tutazirya igoma se hanyuma buriya covid yajemo ari gutangiye kwamamara cyane ukumva wari utarajya mu bintu byinshi cyane ni nk'ikihe kintu ukumbuye uzajyamo covid nivamo akabyiniro twabyinanaga n'inkumi ugenda usimburanye inkumi ejo bundi igihe bamfunguza ukuntu byari biryoshye Laguna bafashe nka saa 9 mwahari abakobwa beza cyakora covid nivamo sha abantu bazapfa ko tuzarara mu muziki uzi nk'indirimbo ya Diamond na Koffi Olomide yiza kuza covid nayirimo anachukua anaweka baramena kwambia byari kuba ari danje Diamond ngo napfuka bari ko Koffi Olomide burya zini kinyarwanda ngo Diamond ngo pfukama sha Diamond pfukama ngo pfukama sha ego hanyuma yaka wakoze indirimbo imwe turyama nta gitekerezo cyo kongera gukora indi ndirimbo gushyira hanze ntabwo ndabonana na Mabuja Mutoni Asia turi gupangira indirimbo kuyisunika ibindi bice byayo kugira ngo dusoze igice cya nyuma ubundi ntangire indi original ariko turadere wari ufite muri iriya ndirimbo twarisaba wenda tugushyiriyeho turadere ni video atunsukishije Frank n'umuntu ukomeye mu buzima bwawe koko Vidi Frank icyo mukundira aranyubaha ni umuntu w'agaciro Vidi Frank niyo mubwiye ati mfite ikibazo runaka nagize ikibazo runaka itaza kundeba azakureba Bamuteka mwana arimo aratubwira impamvu yavuye muri Amerika se byagenze amini yageze muri Holland akagaruka ntabwo yageze muri Amerika kubera yuko waje gusindira mu ndege hanyuma baza no kumugarura ibyo bintu bigenda bimubaho nyine gake n'ubundi hanyuma yakamwana niyo message wohereza abakunzi bawe muri Amerika bari bazi ko ugiye kuza nuko utaraje nicyo wabwira uyu munsi ese ni nicyo kizere babaho ko isaha n'isaha uzagaruka kubareba umbajije ngo iki nari ndangayeho gato ndangariye iriya ngo ukuntu bari kuyinyama nari mwaje ni hari abakunzi bawe muri Amerika bari bazi ko ugiye kuza muri Amerika ndetse bateraga na commentaire nyinshi kuri video twagiye dukora twakoze uri kugenda nk'icyo kizere babaho ko isaha n'isaha uzaza cyangwa se uri mu nzira n'uburu uzahogeraho ebana abari bantegereje bakomeze bantengereze isaha n'isaha babona mbatakayeho iriya ni show busy. It was so busy. We need views. Thank you. And of course, never come on. My name is Masasi Javi. You can talk to Musi de Sukarjoha. I'm getting Nasho TV. Call subscribe. But getting go subscribe. Subscribe to Nasho TV. Comment, share, likes. Thank you very much. Bye bye. Ciao.